tubagezeho igitaramo cyiza. Ntabwo njya gusubira mu magambo umuyobozi wa gahunda yagiye avuga, ariko iri ni itangira rigoye ariko rizagera kure rikaba ryiza, turabibizeza. Amen. Tugiye kubaririmbira rero, turirimbira Imana yacu, tunababwira ngo gukoresha ibiyobyabwenge ni bibi, birica. Ibyaha birica, ariko impano y'Imana ni ubugingo bw'iteka, kandi bukaba n'ubuzima bwiza. Imana itanga ubugingo, igatanga n'ubuzima bwiza. Mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Amen. Amen. Turabashimira rwose, ndumva munteye ubwuzu, munteye umutima mwiza, mutumye stress yose nari mfite ishira. Kubona ukuntu mwihanganye, kubona ukuntu muteze amatwi, kubona ukuntu mwifuza kumva indirimbo, bitubereye byiza mu mitima, turumva ari byiza rwose. Imana ibahe umugisha. Imana no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Nimugire amahoro mwese ava ku Uwiteka Imana. Amen. Amahoro y'Imana buzure, amahoro y'Imana abane namwe, urukundo rw'Imana rubane namwe, imbabazi zayo zibane namwe, urukundo rwayo rwishi rubihishurire. Haleluya. Uberewe no gushimwa no guhimbazwa, mugabo wo guhamya kuri Imana. Ijambo ryawe nayo niryo kwizerwa, konderesha imirimo n'ibitangaza. Ongera wigaragaze mu bihe byawe, kuko nta yindi Mana ibaho mu maso hawe. Uraberewe, uraberewe, wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera, kandi nta yindi Mana tuzagira mu maso hawe. Wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera, uraberewe, uraberewe, wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera, kandi nta yindi Mana tuzagira mu maso hawe. Wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera. Uwiteka niryo zina ryawe, rivugwa mu ndimi zose mu mahanga yose. Kandi uvuga izina ryawe ave mu bidatunganye, n'abazimiriye kure yawe bakugarukeho. Wigutinda naho baba bageze kure, wuzuye imbabazi no kugira neza. Uraberewe,
yindi mana tuzagira mu maso hawe wambaye ubwiza n'icyubahiro n'ubwo gukomera uraberewe uraberewe wambaye ubwiza n'icyubahiro n'ubwo gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe wambaye ubwiza n'icyubahiro n'ubwo gukomera Ndi Uwiteka niryo zina ryawe rivugwa mu ndimi zose mu mahanga yose kandi uvuga izina ryawe ave mu bidatunganye n'abazimiriye kure yawe bakugarukeho mbega utindanaho baba bageze kure ko wuzuye imbabazi no kugira neza uraberewe uraberewe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera uraberewe uraberewe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera uraberewe uraberewe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera wahozeho uriho urahoraho uri hejuru uri hejuru uraberewe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera uraberewe uraberewe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe wambaye ubwiza n'icyubahiro no gukomera kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe kandi nta yindi mana tuzagira mu maso hawe muranezerewe yego nta yindi mana iriho keretse Uwiteka haleluya mfite umukunzi utuye inyuma y'ibicu uwo yarankunze sinabona uko mbivuga imyaka ibihumbi n'amagana irashize anegurira ibyicaro byiza uwo yarirahiriye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu hari nicarana n'umugeni nakunze hari nicarana n'umugeni nakunze uwo yarirahiriye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu hari nicarana n'umugeni nakunze hari nicarana n'umugeni nakunze mbabwira ntawuwanye nawe yitwa Emmanuel intare yo mu muryango wa Yuda uwo yaratsinze kandi azahora atsinda ni nayo mpamvu mpora muririmba uwo mukunzi mbabwira ntawuwanye nawe yitwa Emmanuel intare yo mu muryango wa Yuda uwo yaratsinze kandi azahora atsinda ni nayo mpamvu mpora muririmba
kunywa ku mbuto y'umuzabibu, hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze, uwo yarirahiriye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze. Yesu ni muzima, yakiza kandi hariho umunsi yagaragaje ubutware bwe, yagiye ikuzimu akandagira Satani, aramunyukanyuka amwambura imfunguzo, azukana icyubahiro. Yesu ni muzima, yagiye ikuzimu akandagira Satani, aramunyukanyuka amwambura imfunguzo, azukana icyubahiro. Yesu ni muzima, uwo yarirahiriye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze, uwo yarirahiriye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze. Haleluya. hariho umunsi yagaragaje ubutware bwe, yagiye ikuzimu akandagira Satani, aramunyukanyuka amwambura imfunguzo, azukana icyubahiro. Yesu ni muzima, yagiye ikuzimu akandagira Satani, aramunyukanyuka amwambura imfunguzo. Yesu ni muzima, uwo yarirahiriye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze, uwo yarirahiriye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze, hari nicarana n'umugeni nakunze. Ubwo nzabana n'umukunzi wanjye, tugumane ubudatandukana, amaruswa n'imiraba by'umuri ubuzima bitacyongera kundanya. Ubwo nzabana turirimbane, ubwo nzabana n'umukunzi wanjye, tugumane imiraba by'umuri ubuzima ntibizongera kuntanya nawe. Aho ngenda ngana iyo ntabwo mbumva mpita ntabyo amarushywa guhorana nabyo mbambiretse kuko nta gaciro biba bigifite.
ibyiza mpamvu niyo nganiro bituma nsuzugura iby'iki gihe kuko ubwuzuga ibyiza mpamvu niyo nganiro bituma nsuzugura iby'iki gihe umuyoboro ungeza w'amakuru muri iki gihe ufite akazi kenshi kujya umuza n'umukunzi wanjye uganyirana wamumuriza inashyo nyinshi ajyanyohereza zirambwira ko imirimo igeze kure ubwo nzabana n'umukunzi wanjye tugumane ubudatandukana amaruswa n'imiraba byo mu buzima bitacyongera kuntanya nawe amaruswa n'imiraba byo mu buzima bitacyongera kuntanya nawe yemwe bakobwa b'i Yerusalemu nimutangazwe nuko nirabura hari igihe muzamenya uwo ndiwe maze kwiyambura ushwambagara igihe kinacyo kizarangira ubwo maze nisangira umukunzi wanjye yemwe bakobwa b'i Yerusalemu nimutangazwe nuko nirabura hari igihe muzamenya uwo ndiwe maze kwiyambura ushwambagara igihe kinacyo kizarangira ubwo maze nisangira umukunzi wanjye ubwo nzabana n'umukunzi wanjye tugumane ubudatandukana amaruswa n'imiraba byo mu buzima bitacyongera kuntanya nawe amaruswa n'imiraba byo mu buzima bitacyongera kuntanya nawe amaruswa n'imiraba byo mu buzima ntibizongera kuntanya nawe ubwo nzabana n'umukunzi wanjye tugumane ubudatandukana amaruswa n'imiraba byo mu buzima bitacyongera kuntanya nawe amaruswa n'imiraba byo mu buzima ntibizongera kuntanya nawe ninde wamvuguruza mvuze ko Yesu agira neza ntawe ninde wamvuguruza mvuze ko Yesu agira neza ninde wamvuguruza mpamije ko yuzuye imbabazi ninde wakwihakana ko yuzuye urukundo n'ubuntu busaga mpagaze nenge shize ubwoba masoni mfite ko Yesu agira neza n'ukuri Yesu ugira neza mpagaze nenge shize ubwoba masoni mfite
nawe imirima yose yarumba amashyaka abura inshuti zose zikashiraho abintamenyekana naho natunga iby'isi ukuri Yesu unyuzuremo mpagaze neze nshize ubwoba nasore mfite nshize amanga mana ko Yesu agira neza ukuri Yesu ugira neza mpagaze neze ninde wavuguruza vuze ko usagira neza ninde wavuguruza mamije ko yuzuye imbabazi ninde wakwihakana Yesu agira neza mu gitondo na nimugoroba imbabazi ze zihora ziyongera niko akugirira nawe niko angirira nanjye nabishimirwe iteka ryose haleluya mushobora kunyemerera tukakira James na Daniela yego yego cyangwa oya yego oya none se mbakiriye Jo yego reka ishimwe Joshua turirimbire igisingi ndavuga intare yuda baririmba rwaye izintwari rwivugira mu gituza cyananiye abagambanyi uw'indamutsa ziratindikanwa amahema yego yewe muri aho cyane amahoro y'Imana bane namwe Yesu ashimwe Kristo Yesu akuzwe ahubwo rero
tugiye gutarama cyane, ariko mbere na mbere yuko ngira ikindi navuga no kubashimira. Murasa neza, mwikomera amashyi cyane. Ndabona higanjemo urubyiruko. Message mfitiye urubyiruko nuko kumenya Imana ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaniko. Wow. Ndi umusore ukiri mutoya nkuko mubibona, ariko wayishuriye ibanga ryo kumenya Imana. Namwe rero muzakurikira uyu murongo, Imana izabashoboze, sibyo? Ngaho mwikomera amashyi menshi. Iyo ndebye ukusa nkabibasha umwanya, nibwo untwara wese ngasukuza bwiza, umuriro utazi amashyi ugishuka kama nagushimira, yari umuriro utazima mahora tuyobora mu gishuka kama. Yego ye twese gutya. Iyo utasi wanjye iruhuka utanga, niryo rima kumva urukundo nkunda. Mahora tuyobora mu gishuka kama nagushimira. Yego ye rutazima mahora tuyobora mu gishuka kama. Yego ye twese gutya. Yego ye aho ngenda nawe amashyi akosore mwami, maze intambwe zanjye zigera umuriro utazima mahora tuyobora mu gishuka kama ndagushimira. Umuriro utazima mahora tuyobora mu gishuka kama ndagushimira. Nganyine nganyine rutazima. Yego ye aha aha rumu mahora. Yego ye umuriro utazima mahora tuyobora mu gishuka kama ndagushimira. Umuriro utazima mahora tuyobora. Yego ye ikunda cyane. Amasi amasi Yego ye Muhammed. Umuriro utazima mahora tuyobora mu gishuka. Komera Imana amashyi menshi cyane. Aha abantu ndi kubona mwitonze, muze kugana ingamba dutarame, sibyo? Siko bimeze? Turi kumwe? Ahubwo rero tugiye kuvuga ngo ntawakwiringira Imana ngo imuhe mu
kurwe n'isi nyine he nawa yagaye imana iraduteturuye yabwijurira twibutse imigambi ya satani manihinduye ubusa imana iraduteturuye yabwijurira twibutse imigambi ya satani amashyi menshi cyane kuri Josh ishimwe. Tugiye kwakira James na Daniela n'abaririmbyi beza cyane, abacuranzi vuba vuba mukore bwa buryo. Tubibutsa ko ni igitaramo cya East African Gospel Festival. Iyi East African Gospel Festival yaduteguriye dutarame live concert ariyo irimo yabera ahangaha i Nyamirambo. Hanyuma rero tubibutsa yuko
dushimira cyane abafatanyabikorwa bacu batandukanye, harimo Gorilla Events, harimo Aquatabs, Laman, Mood Pop, Umujyi wa Kigali, Happy Family Organization ndetse na UNESCO, tutibagiwe MTN Everywhere You Go. Turashimira cyane kandi nanone itorero rya Panekote mu Rwanda, ADPR, munyemerere tubakomera amashyi menshi cyane. Nabo ni bamwe mu bo dufatanye uyu murimo w'Imana, turabana mu rugo. Dushimira cyane kandi itorero rya EPR nabo munyemerere tubakomera amashyi menshi cyane. Imana bamugisha cyane. Hari River Studio badufitiye indirimbo nziza cyane. Alexis Dusa What